ndi umumama yes ariko ntago ndi umugore w'umuntu yes ari ikintu kiri mu muco wacu like I don't like it ntago ngikunda as me ntago ngikunda kwako cica uburenganzira bw'umuntu hari ikintu cyagiye kibaho abagabo bakajya kure y'ingo igihe kirekire ugasanga umugabo yagiye kwiga kera byabaga hari kubu ngo baba yagiye mu cyaro ubu ntago basigaye bajya kure ntibanatindayo ni weekend imwe gusa ugasanga gahunda yabaye ugasanga umugabo yagiye kwiga ahantu for 5 years agasiga umwana mutoya agasiga umwana amaze kuruzinga virginity wamaze kuryamanaho n'umugabo akumva ko kuryamana n'umugabo bigenda buri yo habayeho ku mubiri w'umukobwa kuryamana n'umugabo hari ikintu gihinduka mu mibereho yiwe ya buri munsi akamusiga hari abagabo either bo bavukana nawe abahungu bavukana nawe either se either abaturanyi yamara kumusiga wenda nari umugore wa demu nkabyarana nkabyarana n'undi muntu utari n'umusege w'umunyabyinshi nkazatwara inda amezi 9 nkabyara umwana umugabo ataraza ariko umugabo yaza umwana akitwa umugabo umwana agakura umudugudu wose uzi ngo umwana ni uwa runaka si uwa demu ariko kubera ko ari umuco umwana akaba uwa demu by force icyo kintu cica uburenganzira bw'umuntu exactly nubwo ari umuco cica uburenganzira bw'umuntu nkanye ntago nemezanya nacyo si cyo cy'ingenzi icy'ingenzi birasuka umurenge icy'ingenzi yaramubyaye mwe murasimbuka step none se nk'ubu hari step abanyamurenge musimbuka dem papa wanjye kuba papa wanjye si weda yandeze si weda yakoze inshingano ziwe si yarambyaye tugiye kuri DNA none ahanga na Pastor Obed bakadupima amaraso DNA zacu zirahuye that is my dad of course ibindi byose ni badai none nk'uwo mukobwa wenda we tuvuge kubera ko baje kuvuga ati wenda yabyawe muri urwo rugo ni imfizi niyo mpamvu adashatswe muri uwo muryango ninde uri kugira imfizi ni umuco wanyu uri kugira umuntu gute imfizi ni gute uri kugira umuntu imfizi twagiye mu burenganzira umugore uri muri twagiye mu burenganzira bw'umuntu bwanditse mu mategeko nshinga ntabwo turi mu abanyamurenge nta gitabo cy'amategeko nshinga ku burenganzira bw'umuntu bafite batize culture culture yo tugiye mu mategeko nta kintu ikora let me tell you the truth culture mu mategeko nta kintu na kimwe twe turi kure uburenganzira bw'umuntu no twemere twice umwana ni uwa demu mwiza yashatswe na Claude umwana mu gitondo isaje guclaiminga ko ashaka umwana wiwe nitugiye mu mategeko ntago bareba uwashatse nyina turi gushaka se w'umwana ntago turi gushaka uwareze umwana ni turi gushaka ntago turi gushaka uwashatse nyina ni turi gushaka uwamwishyurira amashuri turi gushaka DNA ivuga iki ivuga ko Claude ari wese w'umwana cyangwa ivuga ko wareze umwana ari wese nukuvuga ngo rero abantu mwumve mutangire mupime za DNA ubu nyine abo bagabo benshi b'abanyamurenge kubera umuco abana bari kurera abana batari ababo ugasanga umuntu afite izuru rigeraho umwana ni umuzungu ngo ni umuco n'uburenganzira no kwiga n'ubujiji ni ibintu bitandukanye DNA ubu nyine zigiye gupimwa kubera ko abagabo bagiye gushaka kandi abagore bageze muri Nairobi barajijuka iyo bari gukorera ruguru bari kubikorera Nairobi kuryoshya ni Nairobi abagore barashaje bafite za boyfriend hano muri Nairobi none ukumva wowe hagomba gukorwa iki abagabo noneho babyaye batangira batarura abana babo kankubwire wa muco turawisha kankubwire umuco nta kintu uzabafasha muri inyuma y'igihugu niyo mushaka umuco wanyu muzasubire muri Kongo mugende mwubahiriza umuco wanyu cyuvuga apana kuza hano muri Kenya mu Rwanda ngo mushaka umuco wanyu nta kintu uri kudufasha nta na kimwe ngo umuco kandi umuco rega umuco ntago ari ugutakaza reality there is a reality behind the scene hari umuco hari uburenganzira bw'umuntu umwana niba ari uwa demu nta mpamvu zo kugira ngo umwana demu umusegege ajye mu banyabyinshi by force kubera ko ari umuco baramureze kundera se biguhindura uwawe none kubera iki papa atafashwe intuze responsibility zo kumurera dereka nkubwire cyangwa se ngo amucyure nyine agende muburanire twanga twebwe mu muco wacu ntibyemewe demu
Yes bakunzi ba Jonathan TV show mwese aho muherereye turabaramukije abatuye ku isi hose, abatuye i Buraya, abatuye muri Amerika, abatuye Australia ndetse n'abatuye muri Afrika, ndetse n'abumva runo rurimi tuvuga ikinyamurenge, ikinyarwanda, ikirundi, ikinyankore ndetse n'igihema, ndetse n'abandi bita ngo nimbaraba bo muri Tanzania babita bita gutera ntawanyibutsa abahangaza nabo batandukanye, bese ni nk'abarundi bavukana n'abarundi ariko batuye muri Tanzania, nabo bumva runo rurimi mwese turabasuje aho muherereye, turabifurije amahoro y'Imana. Rero nkuko mumenyereye kuri Jonathan TV show tubazanira abatumirwa batandukanye. Uyu munsi rero twaba turi kumwe n'umutumirwa hano mubona, kandi n'ubwa mbere reka bashe kutwibwira kuko ari ubwa mbere ageze kuri Jonathan TV show. Twibwire neza. Sinzi niba mikoro zaje ziri kunyumva zagiye impungenge. Wowe ntugire ikibazo. Okay, amazina yanjye nitwa Mwiza Cynthia. Ncanga mu kinyamurenge Nyamwiza. Nkaba ndi umu hairdresser by professional. Nkaba ntuye Umoja tu. Nkaba ndi umubyeyi w'umwana umwe w'umukobwa. Sibyo ntibihagije. Mu kinyamurenge ndi umusegege, hamwicwa abanyabyinshi. Yego. Mwumvishe ko yavuze ko ari umuheya, ngo ni umuheya wate? Hairdresser. Ba professional. N'umuntu ukora imisatsi. Ndasuka, ndogosha. Yes. Any style about bijyanye n'umutwe. Ewana. Abantu rero cyane cyane aba mama bakunda gusuka dread, abantu bashaka gukorerwa ibintu bijyanye n'imisatsi, ndetse n'abagabo bashaka kwiyogoshesha bakugana nta kibazo. Baguhamagara ushobora kubakorera iyo service. So ni ikintu kiza cyane kubona kwanza umukobwa w'umunyamurenge bivuga ngo akora ako kazi kose, ntago ari ibintu bisanzwe. Niki utubwirira abandi bakobwa basuzugura nk'utwo tuzi batabasha kuvuga ngo reka baje kwiga, ahubwo bakaja gukora n'utundi tuzubona tutari twiza, ariko urumva ako kazi uri professional muri ako kazi? Ikintu nabwira abakobwa batureba kuri Jonathan, uriya nta kazi umuntu ashyiraho umutima n'ibitekerezo kadashobora kumutunga, cyane yuko ari byiza gutoranya ukareba akazi kagufevaringa bitewe n'urugendo rwawe urimo, n'intego ushaka kugeraho, n'abantu urimo, n'urwego ugezeho, cyangwa imyaka ufite ukarangwa aka kazi niko nkwiriye gukora. Kandi nta kazi umugabo akora umugore atakora. Niba abagabo bogosha nanjye ndogosha. Uravuze ngo uri professional, warabyigiye, ufite certificate yabyo? Mu mwaka w'ibihumbi 2014 I was on hairdresser technical in Uganda for 2 years. Navuye ku ishuri njya kuri internship. Ngeze hano muri Kenya nongeraho n'ubumenyi bwo kogosha. Urumva ko ari ibintu nigiye, ntago ari ibintu nabyutse gusa gukora. Ni akazi ukora wishimiye? Ni akazi nkora kari passionate, ni akazi nkora narakigiye, ni akazi nkora ngafiteho ubumenyi, so karantunze muri rusange. Ni ibintu wumva uzakomeza just in life, uzabigira ku buryo ushobora kubona n'amafaranga cyangwa se igishoro kinini ushobora none kuvuga ngo reka mfungure my shop cyangwa se iduka cyangwa se ntuze company yawe y'ibijyanye. My dream is to become my owner. Like kubaho ntari employee mu kazi k'umuntu akariko kose. Muri Kenya ntago byoroshye. Nigeze kubaho ndi owner wanjye, ariko ubuzima bwo muri Kenya nk'uko ubizi, it is not easy to deal with, but by time nzi yuko inzozi zanjye ni kubaho mfite business yanjye nk'umuntu, mfite salary ku rwego rwo hejuru yanjye, Cynthia Baba. That is my dream, and I know it will come true. Rero nk'uko ntiwatubwiye nimba uri umumama cyangwa se uri umukobwa, kugira ngo nimba anytime nihaboneka
umuntu cyangwa se niba uri umupapa nyine uri umumama bavuga ngo ni umudamu, cyangwa se niba uri umukobwa bavuga ngo hashobora you never know, umuntu ashobora kugukunda bikurikiranye na uko akubona akaba yavuga ati reka njye hari. Ndi umumama. Yes. Ariko ntago ndi umugore w'umuntu. Yes. It means I'm single mother I'm single mother mfite umwana. I'm not married and I'm searching. N'umugisha mwinshi cyane kuko bera kugira umwana. Ubundi nyambibwira abantu nkawe ngo kugira umwana. Single mother who are proud. Of course. Why not? Rero ariyo mpamvu rero nshaka ko tubasha kuganira kuri byinshi kandi byinshi bijyanye n'ubu. Twatangiye. Yes. Bakunzi ba Jonathan TV show. Mwese aho muherereye turabaramukije. Abatuye ku isi hose, abatuye i Buraya, abatuye muri Amerika, abatuye Australia, ndetse n'abatuye muri Afrika, ndetse n'abumva runo rurimi tuvuga ikinyamurenge, ikinyarwanda, ikirundi, ikinyankore, ndetse n'igihema, ndetse n'abandi bita ngo nimbaraba bo muri Tanzania babita gutera, nta wanyibutsa abahangaza nabo batandukanye. Bese ni nk'abarundi bavukana n'abarundi ariko batuye muri Tanzania, nabo bumva runo rurimi mwese turabasuje aho muherereye, turabifurije amahoro y'Imana. Rero nkuko mumenyereye kuri Jonathan TV show tubazanira abatumirwa batandukanye. Uyu munsi rero twaba turi kumwe n'umutumirwa hano mubona, kandi n'ubwa mbere reka bashe kutwibwira kuko ari ubwa mbere ageze kuri Jonathan TV show. Kwibwire neza. Sinzi niba mikoro zaje ziri kunyumva zagiye impungenge. Wowe ntugire ikibazo. Amazina yanjye nitwa Mwiza Cynthia. Ncanga mu kinyamurenge Nyamwiza. Nkaba ndi umu hairdresser by professional. Nkaba ntuye Umoja tu. Nkaba ndi umubyeyi w'umwana umwe w'umukobwa. Sibyo ntibihagije. Mu kinyamurenge ndi umusegege, nkaba mwicwa abanyabyinshi. Yego. Mwumvishe ko yavuze ko ari umuheya, ngo n'umuheya wacu hairdresser ba professional, n'umuntu ukora imisatsi, ndasuka, ndogosha, any style about ujyanye n'umutwe. Abantu rero cyane cyane aba mama bakunda gusuka dread, abantu bashaka gukorerwa ibintu bijyanye n'imisatsi, ndetse n'abagabo bashaka kwiyogoshesha bakugana nta kibazo. Baguhamagara ushobora kubakorera iyo service. So ni ikintu kiza cyane kubona kwanza umukobwa w'umunyamurenge bivuga ngo akora ako kazi kose, ntago ari ibintu bisanzwe. Niki tubwirira abandi bakobwa basuzugura nk'utwo tuzi batabasha kuvuga ngo reka baje kwiga, ahubwo bakaja gukora n'utundi tuzubona tutari twiza, ariko urumva ko kazi uri professional muri ako kazi? Ikintu nabwira abakobwa batureba kuri Jonathan, uriya nta kazi umuntu ashyiraho umutima n'ibitekerezo kadashobora kumutunga, cyane yuko ari byiza gutoranya ukareba akazi kagufevaringa bitewe n'urugendo rwawe urimo, n'intego ushaka kugeraho, n'abantu urimo, n'urwego ugezeho, cyangwa imyaka ufite ukarangwa aka kazi niko nkwiriye gukora. Kandi nta kazi umugabo akora umugore atakora. Niba abagabo bogosha nanjye ndogosha. Uravuze ngo uri profession, warabyigiye, ufite certificate yabyo? Mu mwaka w'ibihumbi 2014 I was on hairdresser technical in Uganda for 2 years. Navuye ku ishuri njya kuri internship. Ngeze hano muri Kenya nongeraho n'ubumenyi bwo kogosha. Urumva ko ari ibintu nigiye, ntago ari ibintu nabyutse gusa gukora. Ni akazi ukora wishimiye? Ni akazi nkora kari passionate, ni akazi nkora narakigiye, ni akazi nkora ngafiteho ubumenyi, so karantunze muri rusange. Ni ibintu wumva uzakomeza just in life, uzabigira ku buryo umuntu ushobora kubona n'amafaranga cyangwa se igishoro kinini ushobora none kuvuga ngo reka mfungure my shop cyangwa se iduka cyangwa se ntuze company yawe y'ibijyanye. My dream is to become my owner. Like
kubaho ntari employee mu kazi k'umuntu akariko kose muri Kenya ntago byoroshye nigeze kubaho ndi owner wanjye ariko ubuzima bwo muri Kenya nk'uko ubizi it is not easy to deal with but by time nzi yuko inzozi zanjye ni ukubaho mfite business yanjye nk'umuntu mfite salary ku rwego rwo hejuru yanjye Cynthia Baba that is my dream and I know it will come true. Yes. Rero nk'uko ntiwatubwiye nimba uri umumama cyangwa se uri umukobwa kugira ngo nimba anytime nihaboneka umuntu cyangwa se nimba uri umupapa nyine uri umumama bavuga ngo ni umudamu cyangwa se nimba uri umukobwa bavuga ngo hashobora you never know umuntu ashobora kugukunda bikurikiranye na uko kubona akaba yavuga ati reka njye hari ndi umumama yes ariko ntago ndi umugore w'umuntu. Yes, it means I'm single mother I'm single mother mfite umwana I'm not married and I'm searching. N'umugisha mwinshi cyane kuko bera kugira umwana ubundi njya mbibwira abantu nkavuga ngo kugira umwana single mother who are proud of course why not. Rero ariyo mpamvu rero nshaka ko tubasha kuganira kuri byinshi kandi yes uri umumama uri proud yuko umeze kose cyangwa se uri umukobwa ufite umwana kandi njya mbwira abantu iteka ryose kugira umwana n'umugisha anytime nubwo wowe utarashatswe ariko ufite umwana uri proud yabyo there's no problem. Icyo upfa nuko gusa maisha yako anaendelea vizuri niko abanyakenya bavuga as long as rero ubu ngubu rero ikintu tugiye kuganiraho cyane ni ibintu by'ubuzima ariko kandi byerekeranye n'umuco wacu kinyamurenge ndetse n'ibintu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu. Ibyo bintu nibyo dushaka ko tuganiraho. Hari bimwe biri mu muco wacu kinyamurenge n'ibintu sasa usanga mu muco wacu kinyamurenge bisa nkaho bitinjira neza mu buzima bwa muntu mu burenganzira bw'umuntu. Icyo nicyo nshaka kubera ko hari bimwe cyane cyane tubona mu muco wacu kinyamurenge like kuvuga ngo njya mbibona ni by'umuco kandi sinzi nimba bizofa kuvaho ariko wewe kwanza tubanze tuvuge ku muco wacu kinyamurenge urawemera umuco? Umuco wacu w'ikinyamurenge mfite ibintu bimwe nemera mfite n'ibindi ntemera. Mfite ibintu bimwe by'umuco ariko byangiza icyo twakita uburenganzira bw'umuntu cyangwa rights z'umuntu. So hari n'ibindi dukora byiza bitari bibi kuko ntabwo umuco wacu wubakitse nabi, umuco wacu ni mwiza ariko wabayemo interdicted ibintu bimwe na bimwe byangiza uburenganzira bw'umuntu. Ngaho mbwira basi nk'ibyo wemera mu muco wacu kinyamurenge basi bikeya uzi wemera. Bikeya nemera ni uko icyambere gukunda umukobwa ukajya iwabo ukamusaba ukamushaka akaba umugore mu buryo bwemewe n'amategeko. Uwo ni umuco. N'ibindi byinshi bitandukanye n'uburyo like the way we communicate uburyo munyamurenge iyo habayeho nk'ibintu byobona nk'iyo habayeho nko gupfusha ariko ibyo ni ibintu bitari umuco wacu twenyine biri umuco w'abantu muri rusange twiyahure tugasanga natwe abanyamurenge niwo muco wacu, abanyarwanda niwo muco wabo, abagande niwo muco wabo, gutabarana gutabara undi mu byago, gutahana amakwe. Ari ukuntu twe mu banyamurenge uzusanga biba cyane nuko ntabyo dufite byo gukora. Nukuvuga ngo iyo usanze cyane oya njya mbibona tuvuge ntubona nka in USA iyo urebye muri Amerika n'abantu baba bari bize cyane mutuzi ariko uzareba kenshi nk'ibiriyo byaho yaho bibera usanga abantu bitabiriye kandi bavuye kure benshi cyane. Ni ikintu mbona ngewe kwitabira ibiriyo cyangwa kwitabira amakwe ntago ari umuco wacu twenyine nk'abanyamurenge, ni umuco duhuriyeho n'abandi bantu n'ibindi bihugu, n'ibintu biri rusange biri common around the world. Yaba ari mu bazungu iyo hagiye iyo hapfuye umuntu aratabarwa bitewe n'agace atuyemo n'abantu abanyeremo nabo. Icyo si ikintu ngo twebwe ngo tugikora cyane. None se mu Rwanda y'abanyarwanda bapfuye ubona badatabarwa? Hano se mu ubu se noneho abanyakenya bakora ikiriyo for the almost a week bari hariya baririmba babyina bagira baturimo kiri umuntu wacu ubwo bo tubite gute?
baratabara icyo nari nshatse kuvuga ngo baratabara ariko hari aho ngera ugasanga baravuze ugasanga abanyamahanga ko baravuga ko mushigikirana cyane ko mushigikirana cyane. Twebwe ikibazo cyacu tunashigikirana mu buryo bwo kuboneka ariko mu buryo bufatika buri like mu buryo twebwe uzi icyo nuko ndibivuge abantu bari kutubona bakababara ariko ntibababare ntibinabaragaye. Njye reka mvuge nkanye urareba aba banyamoko bandi cyangwa mu bindi bihugu batabarana mu buryo buri emotion mu buryo buri physically kuvuga ngo twatabaye twagiye baratubona bakanatabarana mu buryo bw'amafaranga buri financial mu buryo bw'amafaranga buri financial. Impamvu batahana mu buryo buri financial ni ubuhe ni nacyo shaka umuntu uri kutureba abona financial hari wa muntu ubupfuye ubusize icyuho mu muryango wenda hari ibintu runaka yakoraga bigomba gukemurwa. Financial hari fino service whatever ibyo abantu bari ibyo bagize gute bati ibi bintu we have to support financially tubashe gukavaringa bino bintu. Ariko twebwe abanyamurenge kenshi dutabarana reka habe namakwe niba ujye ubasha kujya ku mbuga z'amakwe cyangwa ujye ubasha kujya mu makwe yacu niyo amakwe yacu ngo abantu banyweye soda nabi imbere gusa ni ukubera ko muba mwakoze icyo bita gutabarana physically kugaragara to attend but financially ntabwo twigeze tubona ubutabazi bwanyu buri financially. So wishaka gushaka kwiha amanota vuga ngo twebwe abanyamurenge turatabarana mu buryo buri bugaragara tukambara amakositime tugataha amakwe tukambara amakositime tukajya mu biri ariko ubundi buryo umuntu atabaramo about emotion bapfushije umugore I have to be there, I have to talk to them, muvugishe mukomeze mwubake. Ubwo ni uburyo bwo gutabara umuntu mu buryo buri spiritually buryo uganiramo nawe uburyo umukavaringamo kudatekereza. Hari uburyo bwo gutabara cyangwa se gushyigikira buri financially gutwikira imyenge yose yagombaga gukorwa n'uriya muntu wapfuye mu buryo bw'amafaranga. Ibyo murabikora? Yes, ibyo birakorwa nubwo wenda bishobora kuba bidakorwa cyane ariko birakorwa. Uvuga ngo birakorwa ariko ntibikorwa neza. None se ngaho mbwira basi nk'umuco basi kimwe mu mwihariko ubona basi twebwe abanyamurenge tubwira nk'icyo ubona kiri mwihariko ibyo byose gishobora kuba gihari kiri umwihariko mu byo dukora by'umuco kiri umwihariko kiri unique nta na kimwe no ndahaza kugishaka abantu bari kuturabaraza kumbabarira ikintu cy'umwihariko mu muco wacu tugira abandi tudasangiye n'abandi ibyo wenda waruvuze ngo tubisangiye abandi nuvuga ngo twe nta kintu tugira kiri unique tudasangiye n'abandi. On my side there is no. Sure No, there is no on my side. Not on your side je ku bantu barimo barandeba on my side there is no. Ibyo twita umuco twebwe dukora cyangwa ibyo tubasha gukora biri social tubihuriyeho n'abandi benshi. Ni ukuvuga ngo umuco wacu sana n'uw'abanyakenya ngirayo nka kimwe cy'umwihariko cyacu cy'abanyamurenge mu Rwanda badakora mu Burundi badakora like muri Tanzania cyacu ngirayo kimwe. Ni ukuvuga ngo for example bunyine twebwe tugira ikintu cyo kumenyana kurusha navuga ngo abandi nibyo no mu kandi kanya mu kiganiro narimo numva urabona ngewe twebwe abanyamurenge byanze bikunze data agomba kumenya abasegege bose kuranyumva neza akabamenya byanze bikunze arabazi nta musegege atazi papa wawe ndabyizi ntibavuze ko uri umusegege papa wawe n'uwo atamenya umwana aramenya se uranyumva neza ariko icyo nzi mu banyarwanda waruvuze mu banyarwanda tuvuga nk'abashamba umuntu ashobora guhura n'undi akavuga ati uri umushambo nanjye ndiwe ngambwira ugasanga ntibaziranye. Icyo kintu ni ikintu njyewe nkubwira ngo banza ureke ni ikintu wenda nushaka uzashaka umunyarwanda umubaze. Let explain to you. Let explain to you about kuri icyo kintu uri muravuga. Uzi buriya nge mu gutekereza kwanjye apana uko wundi muntu uzi ikintu cyateraga kubaho kumenyana gutyo we hari ikintu wirengagiza
bariya abantu bari batuye mu mashyamba, bari batuye ruguru, ahatari ubuzima nk'ubwo uyu munsi turimo buri civilized, cyangwa hatari ubuzima nk'ubwo tubona mu Rwanda. They have a lot of time kumenyana, kumenya icyabaye iriya, kumenya uko bimeze. They have time. Ariko nagira nkubwire de tureke wenda iyi generation ya nudushaye tureke kujya kuri ndushaye tugiye kuri twebwe uzabasegege bangaye batuye mu mahana ukiranuke mu muhana bose ndabazi. Okay, reka twemere ko ari yo mwihariko wacu, wowe ndawemeye, ariko ngewe nkanjye mu gutekereza kwanjye on my side ndabona yuko impamvu ikintu cyabaye muco kikaba na cyiza kikanagenda kimera gutyo ari uko hari ahantu twari dutuye twari dufite uburyo bwo kuba icyo kintu cyakomeza cyane. Ariko mu myaka iri imbere sintekereza ko bizaguma gutyo. Sintekereza ko ngewe umusegege uri hano cyangwa se umwana wawe de azajya amenya umwana uri Kayore. Bizaterwa nuko nzamwakadira cyangwa nzamwigisha. Ntabwo ari akadira, jewe ngomba kubimwigisha. Umwana wanje ubu nyine ufite imyaka 7 azi ko ari umusegege. Ntabwo ari bibi, ntamenya ko ari umusegege, azi ko nyina atari umusegege. Donc nije ugomba kubimuha. Hari ikintu cyo kumenya ngo ndi umusegege, yes. Hari ikintu cyo kumenya ngo ndi umwishwa w'abanyabyinshi, yes. Ariko wowe icyo wavuze, what you talking about, wavuze ngo ubushaka gusanga papa wawe azi basegege bose, urumva? Of course ni lazima abamenya kubera uburyo bwari bwo kugira ngo amenyane n'abantu bose muri rusange. Ariko ubu ngubu umwana demo azabyuka ajye ku ishuri mu gitondo, ari kwigana n'abanyakenya, ntabwo ari kwigana n'abanyamurenge. Niba mu ishuri harimo abanyamurenge 3, urumva? Umwana the full of time of the year igihe kinini abari mu ishuri, nagaruka mu mudugudu atuyemo ahure n'abanyakenya, narangiza amenye ngo hari abanyamurenge batuye Kayore ngo umusegege ngo mwoko ari runaka, ngomba kumuha. Aho uzasanga zibanjeri. No, I have homework, I have work yo kumwigisha, yo kumwereka abantu, yo kumumenyesha abanyamurenge, yo kumwigisha. Nuhura n'uyu muntu w'ubu bwoko, sibyo? Uzumubaza wowe ninde ejo bundi utazosanga muvukana mwakundanye. Ibyo uko agenda kure, iyo ni homework yangiye kubimwigisha. Kubera ko umva nkubwire nyine abatazabikora niho uzumva ngo umusaza so kutazabikora. Ariko njewe my perfect ibyo ngomba kubikora. Ukinuza eka nkubwire ikintu mfite gukora umuco wacu turagira utandukanye n'iyabo. Uzi yuko ibi bintu byo kuba out of our country, reka mbyite gute, byo kuba tutari mu gihugu cyacu, turi mu bihugu by'ubuhunzi, wari ubizi yuko bizangiza cyangwa byangije ikintu kinini cyane ku muco wacu nuko mwifuza wenda nuko umuco wari umeze? Byaracyangije, ariko burya ntago umuco ushira, ntago wamaraho, ntago ushobora gushira. Niyo mpamvu tugikora n'ibitaramo by'umuco, niyo mpamvu tugitekereza tukaza hano kuri kamera tukaganira ku muco kugira ngo udashira. Naho nitubireka uzashira, kandi nushira. Uzi impamvu se nkubwira ngo je umuco wanje no munyakenya, wowe ubu nyine hano no gusanga ku kazi, sibyo? Uriwe ushobora gusanga n'isuri idasa n'iyantuza, ariko gucya nareba character zawe ngasanga zitandukanye. Kugira ngo ngutandukanye nkakubaza ugasanga weke umuco ugasanga uragutandukanyije, uradutandukanye. Urabyemera? Umuco si mubi n'abantu bari twumva umuco si mubi. Umuco ni mwiza, urumva? Kugira umuco wacu bwite twihariye ni byiza, ariko ukuri ko guhari ko ibintu guhari bitewe nuko ngewe mbibona. As long as we are out of our country, ntago umuco wacu ushobora gukomeza ngo umere nk'uko wari umeze abantu bari mu gihugu cyabo. Neighbor wawe muvuga ururimi rumwe, uwo mwigana ku ishuri muvuga ururimi rumwe, uwo mushakana muvuga ururimi rumwe. Ni nayo mpamvu hano hazaba icyo bita intermarriage, whether you like it or not, kubera ko abana bazigana n'abanyakenya, binteracting nabo, bakundane nabo, babyarane nabo, babane koko bari mu bindi bihugu.
icyo ngicyo ugomba kucyakira. Umwana azaba hano iminsi ye myinshi, dusigaye duhura n'abana akavuga igiswahili ngewe ntumva, akavuga igiswahili cy'umunyakenya, reka be n'uwawe sabe ntabwo avuga igiswahili nk'icyo uvuga, kubera ko yirirwa mu banyakenya niba abana nabo daily and daily. Witegereza ngo rero ngo sabe ngo kubera ko ngo ari umuco w'abanyamurenge ngo azamenya ngo abasegege bari Kayore, ngo amenye abari Kasarani, ngo amenye abari Rongayi. No okay, nubwo ariko abyifuza ariko siko bizagenda. Okay, none reka turebe side rero icyo dushaka kuvuga rero wa muco. Ngaho mbwira ikintu rero usanga kiri mu muco wacu kibuza kitari cyiza noneho usanga cica rero rya tegeko rirengera uburenganzira bw'umuntu. For example mbwire ngo iki niki hari ikintu kiri mu muco wacu like I don't like it, ntago ngikunda as me, ntago ngikunda kwa ko cica uburenganzira bw'umuntu. Cica uburenganzira bw'umuntu. Yes. Nk'ikintu cyo kuvuga ngo wenda nk'uyu munsi kubera ko mwiza nabyariye iwacu. Yes. Umwana wanjye kubera ko yavutse se atamukoye, kubera ko yavutse se atanshatse, umwana ngo nuw'abasegege. Cye kubesha umwana ngo uri umusegege ngo aha niho iwanyu. Hari ikintu cyagiye kibaho, abagabo bakajya kure y'ingo igihe kirekire, ugasanga nk'umugabo yagiye kwiga, kera byabaga hari kubu ngo baba yagiye mu cyaro, ubu ntabwo basigaye bajya kure, ntibanatindayo, ni weekend imwe gusa ugasanga gahunda yabaye. Ugasanga nk'umugabo yagiye kwiga ahantu for 5 years, agasiga umwana mutoya, agasiga umwana amaze kuruzinga virginity, wamaze kuryamanaho n'umugabo, akumva ko kuryamana n'umugabo bigenda. Buriyo habayeho ku mubiri w'umukobwa kuryamana n'umugabo hari ikintu gihinduka mu mibereho yiwe ya buri munsi. Akamusiga hari abagabo either bo bavukana nawe, abahungu bavukana nawe, either se either abaturanyi. Yamara kumusiga wenda nari umugore wa demu, nkabyarana nkabyarana n'undi muntu utari n'umusege w'umunyabyinshi, nkazatwara inda amezi 9, nkabyara umwana umugabo ataraza, ariko umugabo yaza umwana akitwa umugabo. Umwana agakura, umudugudu wose uzi ngo umwana n'uwa runaka si uwa demu, ariko kubera ko ari umuco umwana akaba uwa demu by force. Icyo kintu cyica uburenganzira bw'umuntu exactly, nubwo ari umuco cyica uburenganzira bw'umuntu. Nkanjye ntago nemezanya nacyo. Ikintu cyo kuvuga ngo today umuntu arazwi yuko ari umwana wa runaka, umwana si uwa demu nubwo demu ari we nyir'urugo. Umwana agakura, yamara gukura abantu barabizi muri societe ko ari umwana wa runaka, ariko kubera ko yavukiye ku mfizi y'abasegege, umwana n'uw'abase kandi ari uw'abanyabyinshi kandi babizi. Umwana yamara gukura akaba harassed, ugasanga n'umwana ageze nk'igihe cyo gushakwa, agiye gushakwa mu banyabyinshi, ntago azi ko ari bavukamo, azi ko ari umusegege. Aho nyina agatangira kuza hoya hariya ntuhage, ntari kumuha impamvu. Ubundi nkanjye mu gutekereza kwanjye, mu gihe habayeho ikosa nk'iryo ngiryo, kubera ko ngewe nyina w'umwana cyangwa umuntu mukuru nkanjye mu gutekereza kwanjye, ninjye yafashe intambwe yo kujya kuryamana n'umugabo runaka, hakabayeho n'ubundi kwirengera ingaruka z'icyo kintu. Umwana nkamurekera uburenganzira bwe bwo kumenya ngo nubwo dema ari we umugabo mbana nawe, ariko ngewe nakubyeye kwa runaka. Buriya mu Banyarwanda birahari kandi hari n'amategeko arega birengera de. Ngewe nshaka kuvuka uyu munsi mu gitondo, ndaguhereza nk'urugero, ntabwo ndibuze kuvuga ahantu exactly where in Kenya, ariko byabaye muri ino minsi, ntabwo ari iminsi ya kera. Umwana yakundanye n'umuhungu, nyina abibona, araceceka. Umwana bagera aho bagiye gusora save the date, nyina abibona, arabizi, araceceka. Umwana agiye gushakwa ku munota wa nyuma na save the date yasohotse, aho nyina yamubyaye bavayo baraza ati reka ntago ari bujye gushaka muri bari abantu nibasaza biwe, nitwe twamubyaye, ntago aya mahana abaduhari. Ubukwe burahagarara de. Habayeho guhagarara k'ubukwe, habayeho gukomeretsa umwana, habayeho umwana kumenya ukuri kumutunguye.
habayeho umwana kumenya ukuri atatekerezaga kumenya, habayeho umwana kuba confused for a long time. My dad was that one, why it become now that is my dad? Yeah, of course. Nubango ni ibanga ry'umuco. Ni ibanga ry'umuco n'urugo ariko ryangije uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Ese de waruzi yuko nk'uwo mwana w'umukobwa abyutse mu gitondo akakujyana muri koti, uzi yuko icyo ari icyaha gikomeye? Uzi ko wabihanirwa n'amategeko, hari amategeko abihana? Urumva rero aho ni umuco, ni akantu gatoya nkukuriyeyo ku muco wacu. Njyewe nkanjye nk'umuntu ntajya nemezanya nako ibyo ngo giye nabyaranye umwana na demu ngari ko nashatswe na runaka ngo umwana arabu wa runaka. As me, I don't believe. Hari nabonze ahubwo barashakanye. Ureba de kakubwire de. Hari nabonze barashakanye. De reka nkubwire kandi uko ndikukubwira ukuri kuri reality. Ama single mother. Ariko njyewe umugabo wese waba ready kunshaka. You are a step father to my daughter. You are not a dad of my daughter. Of course, I know that. Icyo cyo ndacyumva. Umugabo wese uzankunda, umugabo wese witeguye kunshaka. You are not a dad to my daughter. You are a step father to my daughter. None se tuvuga nimba umwana wawe nk'ubu ngubu ubu ni ise aramureba. Kumureba si cyo cy'ingenzi. Icy'ingenzi birasa ukumureba. Icy'ingenzi yaramubyaye. Mwe murasimbuka step. None se nk'ubu hari step abanyamurenge musimbuka. Papa wanjye kuba papa wanjye. Si weda yandeze, si weda yakoze inshingano ziwe, si yarambyaye. Tugiye kuri DNA none hanga na Pastor Obed bakadupima amaraso. DNA zacu zirahuye. That is my dad. Of course. Ibindi byose ni badaye. None nk'uwo mukobwa wenda we tuvuge kubera ko baje kuvuga ati wenda yabyawe muri urwo rugo ni imfizi. Niyo mpamvu adashatswe muri uwo muryango. Ninde uri kugira imfizi? Uwo ni umuco wanyu. Uri kugira umuntu gute imfizi? Ni gute uri kugira umuntu imfizi? Twagiye mu burenganzira bw'umugore uri muri twagiye mu burenganzira bw'umuntu bwanditse mu mategeko nshinga. Ntabwo turi mu abanyamurenge, nta gitabo cy'amategeko nshinga ku burenganzira bw'umuntu bafite. Batize culture. Culture yo tugiye mu mategeko nta kintu ikora. Let me tell you the truth. Culture mu mategeko nta kintu na kimwe. Twe turi kure uburenganzira bw'umuntu. No twemere twice. Umwana ni uwa demu mwiza yashatswe na Claude. Umwana mu gitondo isaje guclaiminga ko ashaka umwana wiwe. Nitujye mu mategeko ntago bareba uwashatse nyina, turi gushaka se w'umwana. Ntago turi gushaka uwareze umwana, ntituri gushaka ntago turi gushaka uwashatse nyina, ntituri gushaka uwamwishyurira amashuri, turi gushaka DNA. Ivuga iki? Ivuga ko Claude ari wese w'umwana cyangwa ivuga ko wareze umwana ari wese? Nukuvuga ngo rero abantu mwumve mutangire mupime za DNA ubu nyine. Abo bagabo benshi b'abanyamurenge kubera umuco abana bari kurera abana batari ababo. Ugasanga umuntu afite izuru rigeraho umwana n'umuzungu. Ngo ni umuco n'uburenganzira no kwiga n'ubujiji ni ibintu bitandukanye. DNA ubu nyine zigiye gupimwa kubera ko abagabo bagiye gushaka. Kandi abagorega bageze muri Nairobi barajijuka. Ibyo bari gukorera ruguru bari kubikorera Nairobi. Kuryoshya ni Nairobi. Abagore barashaje bafite za boyfriend hano muri Nairobi. None ukumva wowe hagomba gukorwa iki? Abagabo noneho babyaye batangira batarura abana babo. Kankubwire wa muco turawisha. Kankubwire umuco nta kintu uzabafasha muri inyuma y'igihugu. Niba mushaka umuco wanyu muzasubire muri Kongo, mugende mwubahiriza umuco wanyu icyo uvuga. Apana kuza hano muri Kenya mu Rwanda ngo mushaka umuco umuco wanyu nta kintu uri kudufasha, nta na kimwe. Ngo umuco kandi umuco rega umuco ntago ari ugutakaza reality. There is a reality behind the scene. Hari umuco, hari uburenganzira bw'umuntu. Umwana niba ari uwa demu, nta mpamvu zo kugira ngo umwana demu umusegege ajye mu banyabyinshi by force kubera ko ari umuco. Baramureze kundera se biguhindura uwawe. None kubera iki papa atafashwe intuze responsabilité zo kumurera. Dereka nkubwire cyangwa se ngo amucyure nyine agenda muburanire. Twanga twebwe mu muco wacu ntibyemewe. Demu nkubwire ikintu kandi ugitware.
yewe umwana wanjye nabyaye mwiza nabyaye ndaguhereza urugero kuri njye apana ku wundi muntu ise kuba yamurera kuba atamurera ntago bimukuraho karise nawe uza kuwushaka iza nka step dad not dad. I know ibyo birumvikana ariko wagiye kubyara ku mugore w'abandi nguku nkagenda kuri uriya mugore ufite nguku washatswe na Claude ndaje nkubyayeho umwana simurere nari impumirije ujya kuntera inda nari impumirije nari nasinze nari muzima we waruje ngo nkukemure ikibazo inda ijamo mu gihe nahuye n'ikibazo mu kintu njyewe ubwanye nijyanyemo ndi muzima n'abantu barera kuri kamera baducira urubanza mu gihe nahuye n'ikibazo mu kintu nijyanyemo n'ingaruka zabyo ngomba kuzirengera jewe nyiri ukwijyana muri icyo kintu demoye kubaje ukansanga mu rugo rwanjye n'umugabo ukantera inda nkemera ukaryamana nanjye nkemera ntago amakosa yacu twebwe babiri abantu babiri agomba uyu mwana wanjye ari ugomba kuyirengera mu gihe cyabaye ntugire ubwenge buvuga ngo naciye umugabo inyuma shaka kuba nasamye there is emergency pills mu gihe watwaye inda y'ukwezi ntuyikuremo ukavuga ati ngiye kuyibyara mu gihe utabashe gukoresha agakingirizo ngo uvuga ati ndi mu rugo rw'umuntu narusambaniyemo reka ndwitwaremo neza emera n'umwana kumuhereza uburenganzira bwamenye ngo demu waragiye warasambanye demu agutera inda demu ni wese none bivuga ngo ubu nyine tubwire abantu bose bazi ko batabyawe na base bashake base sibo bashaka base ba nyina babashyire base base umwana ntagaze aho yavuye birakomeye banyamurenge reka nkubwire de aho kugira ngo umwana ajye agera ku rwego rwo gushakwa imiryango itangire kurwana guterana amagambo bica ubukwe bw'umwana bababaza umwana aho kugira ngo umwana ajye akura ubu hari abana benshi njye n'undi mwana azi ndaguhereza story ariko uraza kuza kuyumva ntago ari hano muri Kenya uwo mwana mama wiwe yari umukobwa mutoya twebwe inkuru za ruguru tuzumva nyine nk'uko wumva filime njyewe ntago nabaye ruguru sinanahavuze njyewe uko ibintu bya ruguru mbyumva nk'uko umuntu ajya kuri televiziyo akareba filime n'ukuntu havuga ruguru kuriya mu bicurika ndahimajina uzamva ko babaga hehe numva gusa ngo ni mu misozi ni mu mashyamba umuhana nyine ntuzamva uko babita ngo ni mu mibunda njya mpumva buriya Imana nimpa amafaranga neza ko ndateganya kuyabona mu mafaranga nteganya kubona mfite amatsiko adasanzwe yo gutega indege nkajya kureba mu mibunda banza urindire amahoro abe uzojayo ubu nyine amahoro ntaraboneka nicyo cyatumye mudatabara igihugu ngo mutegereje ko amahoro muzagende oya yaba ariyo tuzotabara njyewe nayabonye n'ubu najyayo nkareba ibyo bari kuvuga nkara niba ari ukuri ko mba ari nka filime ntugire ikibazo yashake noneho umwana mama wiwe baramurepinga ngira ngo ruguru kurepinga byari nk'ibintu bisanzwe uko wasanga barakinguje iyo ukurikiranye ukuntu nuko data ni ugukinguza iyo ukurikiranye ibyo bistory biriya biboro byari ahantu ukuntu babivuga bimeze nk'ibintu by'imikino meni nta nubwo kubisobanukirwa biragucanga noneho ngo barakinguje bamaze gukinguza urumva gahunda irakomeza niba baraje ari nka batanu niba baraje ari nka batatu niba haraje ari umwe icyo nicyo ntakubeshya ariko byanga byakunda buriya yaje ari umwe kugira ngo n'umwe yarakinguzaga umwe yarakinguzaga yakinguza akaba ari ndufungura inzugi zo muri Kongo se wasanga zidafashe ugasanga hari n'abahanaga gahunda akavuga ati umunsi ndaza gukinguza ntushireho urugi wenda harabari singa ubwo byari ngira ngo none abandi akagenda nyine urugi bakashaka uburyo ari nka bakarufungura hako ari aha boro naho habiraga ibintu bitari sawa cyane noneho urumva barakinguje aho bamaze gukinguza gahunda igira gute gahunda ni koco imaze kuba umutipeta agira ate arasama amaze gusama iwabo baravuga ati uyu muntu ni nkaho baje kubona ko wenda uwamuteye iyo nda yaba ari uwo mu murara wabo ayititso
mama w'uwo mwana bamushingiza mu wundi muryango umwana asigara hano yes umwana akurira kwa nyirakuru azi ko nyirakuru ari we se akurira ari we nyine azi ko sekuru ari we se arakura by time nyirakuru aza gupfa nyirakuru amaze gupfa sekuru ashaka undi mugore urumva umugore aje muri urwo rugo ntabwo byasigaye bimeze nk'uko byari bimeze kwa kundi kakagize gute ahari umwana arangije biba ngombwa ko bamuvana muri Kongo bamuzana muri bino bihugu byacu bamuzana ntago ari hano muri Kenya ni mu Rwanda bamujyana kuba kuri ba nyina wabo akajya kwa nyina wabo azi ko ari bakuru biwe atazi ko ari ba nyina wabo nyina wabo kwa kundi ko abanyamurengega nabo badakunda abapangayi cyane nubwo abapangayi atari beza yagira gutya kabiri ati uzafata inzira ujye kwa nyoko nyoko ntari i Burundi umwana mama ari i Burundi gute kandi mama yarapfuye kuri umwana amaze kugira iki amaze kugira already the question to ask herself ni gute uyu muntu ari kumbwira ngo nzajya kwa mama kandi mama yarapfuye umwana by time nibwo baje kumubwira story arambwira mama wa Burundi uriya wapfuye ni kaka umwana ati ni kaka gute ati ni kaka mama wa Burundi ati okay none ubwo mama Burundi papa wabahehe uruza cya papa rindi gisigaranye si mama muri Burundi uwo mwana yagize agahinda na trauma igoye kuzagira ngo akire ku mutima ariko ubwo urumva kugira ngo umwana agira ku gahinda ni bande babigizemo uruhare urumva n'ababyeyi bombi none se ubwo muco wanyu ntago babisha uburenganzira bw'umuntu cyangwa babisha uburenganzira bw'umwana cyane umwana barenganya abantu benshi bararenganya urumva rero abantu ngiye nicyo neza umuntu wese wujuje imyaka yo kuba ari mukuru wuje imyaka yo gukuramo imyenda akayishyira hasi mu gihe mbere yo gukuramo imyenda udashaka kubanza gutekereza ku ngaruka za nyuma yabyo ujye wambara imyenda n'ibinaba ngombwa hano kuri sentire haba akantu kameze nk'akagufuri ugura akagufuri ushyireho kugira ngo udakora ibintu utazabasha kwirengera ingaruka zabyo yego sibyo deni ababyeyi duha abana uburenganzira bwabo ababyeyi dukora inshingano zacu ku bana bacu ndetse n'abashakanye natwe dukora inshingano zacu hagati yacu rero tugana ku musozo mwiza utuganije neza abantu bakurikirana Jonathan TV show muzumve kino kiganiro cyose gishiri kubera ko n'umugabo ufite gushidikanya ku mwana DNA ntago ari amafaranga menshi kandi mutange comment bikirukanye nuko mwumva kino kiganiro mugira ico mutubwira umuco ntago yemera DNA umuco ntiwemera umuco ntiwemera DNA twebwe umuco ntago yemera DNA ni imico y'abazungu kandi uwacu twebwe kubera ko turi mu bihugu ngo jewe natwe tuzabyemera kuzara hariya kwa Nyantuze yafite umugabo umwana no kumumurekera akazana mushingira nashaka iwacu nyine mu basegege twebwe ntabwo tuzemera ko so rero tugana ku musozo niyihe nama cyase niki wabwira cyangwa se niki wahumuriza ku bana bameze gutyo cyangwa se batarabimenya cyangwa se bumva nayo majwi cyase niki wabwira ababyeyi bazi ko bafite abana babyaye kuva ku mungo umwana aharererwa mu rugo rw'abana kubera ko ikintu burya kibabaza iyo bavuze ngo uriya mwana n'uwo yabyawe n'uriya mugabo ugasanga urwo rugo ntiruhari umwitaho kararerwa n'uwo mugabo umwana niho usanga sometime rimwe na rimwe donc tureba impande zose agira reaction mbi yo kuvuga ngo uyu muntu wamubyaye papa we ni gihe cy'ubukwe akamavuga ati jewe sinzana kubona mu kubera ko wanze kumfasha ari we papa nderwa n'utari papa no reka nkubwire nanabisoza ari nabyo ngiye kuvuga hari abagabo babuze uburenganzira ku bana babo bitewe n'abagore hari n'abagore b'abana beza bakora co-parenting hari n'abagore babyaye abana badafite ababafasha gukora co-parenting ariko mu gihe ubyaranye n'umugabo ntagufashe inshingano you can do it alone ariko ntibikureho yuko umwana umubwira ati urabona umugabo runaka muriya
niwe papa wawe, bariya nibo ba anti bawe, bariya nibo ba kaka bawe, even if he doesn't help you anything, umwana akamenya gusa ngo ndi wo mu muryango wa runaka. Iwe wenyine nakura akamenya ngo uriya niwe wari papa, uyu nguyu niwe wari mama, ariko papa ntiyakoze inshingano zanjye neza, niwe uzamenya the way to handle. Kuko hari n'ababyeyi bashaka gukama abana batarigeze babagaburira, agashaka gukorerwa ibyiza n'umwana atigeze arera, atigeze akorera inshingano ziwe. Icyo ni icya mbere. Ikindi, abakobwa tureke kwica abantu batapfuye. Kubwira umwana ngo so yarapfuye kandi atarapfuye ari muzima, kubera ko ibyo barapfuye n'umuntu mwabyaranye, uburyo mwabyemo ntago umwana babizi. N'ikindi, abagore tureke guca inyuma abagabo. Umugore nuca inyuma umugabo ugatwara inda, emera icyaha kiguhame mu ruhame, umwana umubwire ngo so ni runaka, nibinaba ngombwa atahajya iwabo. Good. Rero mwumvishe izo nama mwiza babwiye, tuzagenda dukorana ibiganiro byinshi nawe, cyane cyane bikurikiranyije n'ibintu bijyanye no kubaka ingo cyangwa se n'ibintu bijyanye n'uburenganzira bw'umuntu. Murumva ko abifitemo uruhare. Kandi ikindi, abantu bashaka gukora, mwumvishe ko ari umukozi, arakora, afite byinshi akora, mwumvishe ko ari profession mu bijyanye n'imisatsi, kogosha, gusuka dread cyangwa se gusuka bisanzwe no kudefiriza byose, abageni nabonye n'ibintu bya makeup arabizi. So umuntu wese waba ufite ubukwe, waba uteganya gusa neza, ushobora kumugana. Ni umuntu uri profession muri ibyo, ashobora kubigukorera. Rero tujye dutezanya imbere, nacyo cyiza mwiza, kubera ko ni byiza ko abantu batugana kucyonzi mungane. Ntigufashe icyuzi nanjye nkugane, ukimfashe mu buryo bwo gutezanya imbere, kuko nibyo byiza kandi iby'agaciro. Rero niba hari akantu waba wibagiwe kari ku mutima ushaka kubwira, duhita tunasoza ikiganiro. Akantu navuga, urubyiruko rwacu kuriya dukunda kuvuga ngo turi abanyamurenge, dukorera ubunyamurenge bwacu, tubuhe value. We have to work a lot. Tugira ikintu dukora kiri unique, cyongere itafari ku bunyamurenge bwacu, bugire dignity cyangwa value nko mu bandi bantu. Nk'uko ureba tuvugenda hano muri Kenya, bavuga ngo uriya ni umusomali, bikumvikana vuba. Impamvu ubona turi muri bino bihugu ariko akomeza akadushyiraho muri abarundi, cyane izina ryacu ntirisoundinge cyane, because of rigarukira kuri twebwe. There is no nothing, nta kintu turakora gituma izina ryacu riba spread muri za community turimo, ngo rigire uburemere. Urubyiruko rwacu imbaraga dukoresha mu gusimbuka mu makanisa hehe, tuzikoreshe mu buryo buri develop, mu buryo bw'imirimo, mu buryo bufatika bugaragara. Okay, rero nshuti za Jonathan TV show, mwese aho muherereye, turabakunda, turabazirikana. Wowe nimba ari ubwa mbere ugeze kuri Jonathan TV show, kanda subscribe ndetse ukore share. Iki kiganiro nimba ugikunze, we kigumanira wenyine ngo ucihererane, gisangize n'abandi, kubera ko n'ubundi byiza si ngombwa ngo bigumane, ahubwo ibyiza ubiha n'abandi kugira ngo bumve ko nabo ibyiza byabageraho. Rero turabakunda, turabazirikana. Ikiganiro n'icubutaha, wenda tuzagaruka tubageze n'ibindi byiza. Ciao ciao, tubonane, murakagira Imana n'amahoro.